ka Rwamagana, ni mu murenge wa Kigabiro, ni mu kagari ka Sibagire, mu mudugudu wa Bacyoro. Aha rero tukaba tugiye kubagezaho imwe mu nkuru ziri kugaragara muri kano karere ka Rwamagana, by'umwihariko muri uyu mudugudu wa Bacyoro. Hano muri Bacyoro rero twari tuhageze, tuhasanze bamwe mu bayobozi bari bariho barakemura ikibazo cy'umwe mu bagabo b'abasaza bataye ingo zabo, akaba yari yamaze guta urugo akagenda kujya kuryamana n'abandi bagore cyangwa se b'abakobwa bigurisha. Ariko icyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo cyaje kuboneka nuko uyu mugabo ari harataka avuga ko yabuze amafaranga asaga ibihumbi 150. Mu byo twagiye twumva rero uko abaturage bagendaga babivuga, ndetse nuko nyir'ubwite ubwo yivugiraga yagaragaje ko bamusigiye amafaranga asaga ibihumbi 15 n'amafaranga 500 mu mufuka. Uyu musaza rero ukuze rwose, ubona ko yari ari kumwe n'umwana ukiri mutoya, yari umukobwa ufite nk'imyaka 22 23, ariko uyu musaza we akaba yari afite imyaka isaga hafi 47. Ibi rero nibyo tugiye kuza kuva imuzi n'umuzingo kuri iyi nkuru. Icyo rero twakubwira, barakoze cyane. Ati uyu musaza rero ku makuru bari kugenda baduhereza nuko ari mu kigero cy'imyaka isaga 60, ariko rero uyu musaza akaba ari gutaka atabaza avuga ko uyu mukobwa bari kumwe bararanye nawe yamutwaye amafaranga asaga ibihumbi 150. Ariko nanone turaza kandi kubabwira ko uyu mukobwa yakomeje kugenda ahakana aya mafaranga ko ntaho yahuriye nayo. Ahubwo none ikintu giteye ubwoba, uyu mukobwa none yaje kwishyuza uno mugabo amubwira ko amaranye nawe iminsi isaga 2 yose, amubwira ko atagomba kugenda atamwishyuye amafaranga yakoreye muri iyo minsi 2. Umukobwa nawe mu kwisobanura yagaragaje ko atari we wenyine gusa basangiye, nubwo uyu mugabo byamaze kugaragara ko yararanye n'uyu mwana w'umukobwa. Inkuru zacu rero nakagaruka, reka tuze kugenda tubahereza ibiganiro byacu, muze kumva nuko abaturage bagiye batangaza iyi nkuru. Uyu rero numwe mu baturage dusanze ahangaha muri Bacyoro, tugiye kugira ibibazo tukubaza. Ariko se uriya mugabo uratangira wibwira abakunzi ba televiziyo Buganza? Yewe anyita Rwamagana Venuste. Venuste, ese bimeze bite iyi nkuru y'uyu musaza, wumvaga cyangwa se wayibonye ute? Oyo we yagoraga indaya na Burojide niwe wamugoraga. We mu bisanzwe n'ubundi yikundira indaya. Mva umufeke arawukunda fresh. Akunda icyo bise umufeke? Ewana fresh. Ese wowe urabibona ute kubona umuntu w'umusaza ufite imyaka isaga 60 ujya kugura umwana w'umukobwa kuriya w'indaya? Urumva ari ikintu cyiza ku bantu b'abasaza bangana kuriya? Oya ntago ari byiza, nyine aba ari gushaka kwisebya, ariko nawe urabizi nyine ubushyo ahantu baba bugeze. Abasaza bafite imyaka 60 nabo baba bafite ubushyuhe? Niwe ufiteho ubona ziradondo ubwonko ziboroheye. Noneho no kubera inzoga nyinshi aba yanyweye nizo zituma yumva ashaka muswagege. Ewana abashaka muswagege ahubwo ni umufeke. Uzi ukuntu basigaye babyita? Asigaye babyita umufeke. Ewana ni nk'iye nama nibura wagira abantu b'abasaza bangana kuriya? Inama nabagira ni ukureka nyine kugura indaya pe, bakemera abakecuru bafite ibintu byo gushaka abanoze inkumi, ntago ari neza. Buriya se wowe nk'ukuntu wabibonye, urumva ari amafaranga uriya mukobwa azayasubiza? Ntayazasubiza, ahubwo yamutwara na bogisi akayitwara. Ego ubwo umusaza agataha yabunuje. Ewana akayijyana. Uko none se ubwo urumva wowe wabigenza ute? Ubwo izo desa yazikinyereyeho nyine. Sawa sawa, urakoze. Hari abaza bafite umutima mubi barwana, abatabonye ibyo kurya nyine bakaza bakarwana, ababibonye nabo ugasanga byabaye byivanze, ugasanga babibonye n'abatabibonye byabaye ikibazo. Hano ikintu kihaba uburaya, ibisambo, yes, indwano nyinshi zirahaba. Urabona ko bafite amaroji menshi. Umukobwa nyine ushoboye aravuga ati ngenda afata iki cyumba nzajya nyishyura. Uko yahuye n'umugabo nyine na ba nyiri mazu bakamwishyuza akishyura. Abatoya ahubwo nibo bahari, wenda guhera nko kuri 15. Njye mbabona ko nyine urabona nanjye mba mwino karitsiye, njya mbabona batambuka gutya. Ko kuba nafata nk'uno mutipe tukiryamira 5 kibiri, iyo umugabo wazanye umugoryi baramumena. Ubundi hari nk'abagabo baza nk'aka gakaci kawe kambaye
wanze kwishyura tukagukuramo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.